igicamunsi cyiza igicamunsi cy'umugisha bakunzi ba Eugene Official aho muherereye hose tubifurize igitondo cyiza kwa dukurikiye amasaha y'igitondo umugoroba mwiza kwa dukurikiye amasaha y'umugoroba biraza guterwa naho uherereye twe turi mu gicamunsi cyo kwa kabiri tariki zo 12 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024 tugarutse muri iki gicamunsi kugira ngo tubagezeho amakuru agiye atandukanye akomeje kugenda abica bigacika angaha muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu reka tuyahere ahangaha mu nkengero za Bweremana nuko abaturage batangiye kugaruka mu mago nyuma yuko imirwano yahanganishaga M23 ndetse na FARDC ikomeje kugenda ituza muri rusange. Turagaruka za Bitonga nyuma yuko Wazalendo bakomeje kugenda bahiga inka z'abatutsi mwa bira bice byaza Bitonga ndetse no mu bice bigiye bitandukanye harimo nka za Rukara. Aha naho turakomeza kugenda tukomeza kwarebera ibiri kugenda bihabera by'umwihariko urugomo rukomeje kugenda rukorwa n'izinsore za Wazalendo. Turagaruka muri Masisi hirya rwose ku zone abasirikare ba FARDC nyuma yuko rwose ibyo kurya biri kubura uko bibageraho none batangiye kwambura abaturage ku manywa yihango. Turasimbukira ahangaha rwose za Busihe twinage no hirya yaho ahangaha ndavuga za Gahanga nyuma yuko Wazalendo batari bacya rwose bishwe bazize rwose inda ndende abaturage nabo batangiye kubigenderamo. Turagaruka za Tambi umusirikare ukomeye wa Wazalendo amaze kwivuganwa na M23 ni mu mirwano rwose yahanganishaga uyu mutwe M23 ndetse na Wazalendo bari muri bice bya Zatambi aha ni muri rwose Bashari Kayembe. Turagaruka ahangaha ku myiteguro ikomeye cyane muri Pinga aho M23 noneho yafashe hasi hejuru nibabyira ngo yafashe hasi hejuru mwumve yuko ari ibintu noneho yamaze kuba yashyira ku rundi rwego dore ko bagiye kwinjira muri Pinga noneho nta kibakoma mu nkokora. Turagaruka ahangaha rwose mu mujyi wa Goma aho bikomeje kugenda bicika kuko Wazalendo noneho bakamejeje ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Turasimbukira ku basirikare rwose bari kugenda basoza imyitozo ahangaha ni mu ntara ya Ituri rwose aho navuga MONUSCO yamaze kwipanga akazi ari kugenda ihata rwose FARDC imyitozo kugira ngo babone uko bahangana n'iyi M23. Turajya muri Kivu y'Amajyepfo tubabwire uko kwa makanika byifashe uko kwa Nyamusaraba byifashe uko hirya no hino ndetse no kwa Ngoma Nzito uburyo byifashe hose turagenda rwose twinagaye tubabwira uburyo byifashe. Muntu tarakanda subscribe nico gihe rwose ngukande subscribe wamaze kwikanda nico gihe ngukore icyo bita like ndetse na share kugira ngo ukomeze kugenda ubana natwe mu kiganiro. Ntabwo ndi nyine ndi kumwe na muzee wakazi nawe akaba yamaze gusesekara muri studio reka nze rwose nawe muha ikaze ahangaha muri studio. Muzee wakazi amakuru wirirwanye wiriwe neza captain sina makosa amakuru ni meza na amahoro komera cyane. Yes komera cyane rero nawe rwo nta gutinda tugezeho impfonyamfonya z'amakuru duteguriye ubundi ngaruke mbakwita icyo bita idonido by'aya makuru maze kubabwira mu mpfonyamfonya rwose. Reka nsuhuze n'abadukurikiye bose umugani mbibutsa gukanda subscribe mbifuriza amahirwe masa kuri uyu munsi. Rero amakuru yacu ni menshi cyane turaza gusubira ibukombo gatoya ku rugamba rwabaye ejo hari byinshi twabaye tumenya bindi birenze. Turaza kujya ku myiteguro ihambaye haba ku gisirikare cya M23 ndetse n'ingabo za FARDC tugende ku ngabo za Red Tabara ziri mu Sud Kivu aho ziri kwigamba uburyo kizarashe ingabo z'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Turakomeza amakuru yacu aho tuza kubabwira yuko Madame Kayikwamba Teresa yagiye mu Burusiya mu Burusiya yari yagiye gukorayo iki. Turababwira andi makuru ajyanye nuko muri territoire ya Nyiragongo hari umutekano muke naho hari hafi y'ibice bya Zagoma. Turaza kujya mu makuru yuko nanone uwitwa Fortina Bizelere yaba ari intumwa ishobora kuba yatumwe kujya gusaba mu Rwanda imbabazi. Ese byaba yagiyeyo nibyo cyangwa se abandi barabivuga hiki? Ni mugihe nanone muri Uganda bivugwa yuko haba haragiyeyo komisiyo y'umutekano y'itsinda ry'abadepite nayo ishobora kuba yagiye mu biganiro nyuma yuko President Antoine Félix Tshisekedi aviri yeyo.
Yes, ubwo rero icyo tubasaba rwose ni ukudutega amatwi nanjye nkabavira n'imuzingo kubera ahangaha rwose amakuru ngiye kubahereza ni amakuru navuga ari moto ari umuriro rwose. Ubona ko amakuru ngiye kubahera ahangaha muri teritware ya Warikare. Ahangaha ni muri uyu mujyi wa Pinga. Uyu mujyi wa Pinga rwose M23 ngo abasirikare badasanzwe ikomeje kugenda ishyira hariya mu gace ka Peti ndetse na za Minzenze. Ni mu gihe tumaze kumenya yuko M23 nayo ishaka uyu mujyi kukeza na kabi ndetse cyangwa se ishaka uyu mujyi hasi no hejuru, bitewe nuko bamaze kubona yuko ariho FRDC iri gutegurira ibintu byayo muri rusange. Amakuru dukesha drone zacu nuko batubwira yuko ahangaha muri Pinga FRDC imaze kwageza ibifaru bigera muri 7, imaze kwageza drone zigera muri 4, ikaba imaze kwageza imbunda ziremereye cyane, navuga yewe ari zirasa mu ntera ndende ndetse n'izirasa mu ntera ya hafi. Ni mu gihe rwose ahangaha ngo hari gutegurwa urugamba karundura rushobora kuza rufite ubusobanuro bwinshi cyane kuri teritware ya Warikare, by'umwihariko M23 ivuga ati rwose twaje nta gusubira inyuma, dore ko rwose ahangaha bikomeje kugenda bizamba umunsi ku munsi. Ni mu gihe twamaze kumenya ko Wazalendo rwose igice kinini cyane cyamaze kwitandukanya na FRDC, bavuga ati kurwana rwose ntago turongera kurwana, ahubwo tugiye kwigira mu mashyamba rwose tujye twishakira uko twakwiberaho. Bitewe n'iki? Bitewe nuko hari ibyo kurya ejo bundi navuga indege yazanye byo guhereza abasirikare, ariko mu by'ukuri ngi imiceri na za kawunga babazaniye Wazalendo nta n'ikiro bigeze babaherezaho. Ibintu rero ngo byatumye Wazalendo aho ziri zikoma rwose iyi FRDC ndetse nabo bafatanyije nabo baravuga ati rwose ibi bintu ntago bikwiriye, nimba muzajya mutwitabaza ku rugamba ariko igihe mugiye kubona ibyo kurya cyangwa se imyambaro yewe n'ibikoresho runaka mukabasha kuba mwadushyira ku ruhande, ati rero natwe mu rugamba ntimuzongere kutwitabaza bitewe nuko ibintu muri gukora atari byo. Bakaba bashyigikiwe no bita Shimira Guido, uyu rwose akaba ari general w'Abazalendo bahariya, by'umwihariko baba APCRS. Ubona ko rwose ngo nawe ibintu atabyishimiye bitewe nuko ngo ibintu biri kuzana umwuka mubi mu basirikare, ndetse by'umwihariko Wazalendo bagakomeza kugenda bikoma izi FRDC ndetse n'abafatanya bikorwa bayo. Izi Wazalendo rero ngo rwose bavuze ati nimwongera kuzatubona ku rugamba, n'amajwi rwose nakagombye kuyabazanira nuko ndikubona ubu ngubu asa nkaho ari kure cyane kugira ngo yashake byasa n'ibingora, ariko mba mbazaniye n'amajwi bavuga ngo nimwongera kubona tugeze ku rugamba rwose muzamenye yuko turi ba nta kigenda, ati muzamenye yuko rwose ntacyo turi kuba turi cyo, dore ko ibyo muri gukora byose ntacyo na kimwe muri kudufashamo. Ni nyuma yuko imirambo y'Abazalendo rwose na hariya ngo itari kwitabwaho ngo ibe yashyingurwa, ndetse n'abakomeretse bari kuvura FRDC bakavura abacancuro, ariko aba Wazalendo ugasanga rwose bari kumenamwe ibyo bita byacyumya, bakamenamwe ibindi byatsi n'ibiki, nyamara ibisebe byo byamaze kuba imifunzo, nyuma yuko abagiye bakomereka bakomeje kugenda bahura n'akaga gakomeye. Ibi rero bikaba byazanye umwuka mubi ahangaha rwose muri Pinga, dore ko Wazalendo rwose ngo bamaze kuba bakwigrupa bakishyira mu gihande kimwe, nyamara FRDC ikababwira ngo nimuze dufatanye kuko nimutaza gufatanya natwe ubwacu turabihigira kandi ntabwo murabona iyo mwerekera. Ngiyo rero urumva ko muri Warikare ntabwo ibintu biraza kuba byoroha cyane, dore ko rwose FRDC ndetse n'izi Wazalendo batari gucana wakanyamara tukaba twari tuzi yuko bari inshuti rwose, bari nk'impanga, dore ko umwe yatabaraga undi igihe rwabaga ruhinanye. Ariko ubu ngubu Wazalendo rwakaba bamaze kuvuga yuko ibyo bakoze nyuma yuko nta shimwe bahawe cyangwa se nta kintu bigaragaje ko batanze, nabo bamaze kuvuga ati rwose dukwemwa kacu karenge, ibyo kurwana tubivuyemo, tugiye kwicara turyame, ibyo kurwana tubishyire ku ruhande. Ese izi Wazalendo ziravivamo FRDC ibibemerere? Ese izi Wazalendo zirerekeraho nyuma yuko ziraba zanze kurwana? Ibingibi no kubitega amaso kuko bitari bibuze kuba byoroshye. Ubwo M23 iraza kuba ibacanyeho umuriro, ariko FRDC ikavuga yuko ibi bintu Wazalendo bari kuvuga ari ukubeshya, dore yuko bavuga ko ibi bintu byo kuvuga ngo babimye ibyo kurya atari yo mpamvu, ahubwo ngo ari uko M23 yabamenyeho urufa yahangaha za Peti ndetse n'ahangaha muri za Burayi, hagapfa benshi cyane, none abasigaye bakaba baragize ikibazo cy'ihungabana ndetse bakaba bafite ubwoba bwo gusubira ku rugamba, bakaba batangiye rero kwitaba kuvuga yuko FRDC itari kubita
kwitaho ngo akaba ariyo mpamvu bagiye kwanga kujya ku rugamba nyamara ngo ari ukubeshya kuko ibyo bavuga ari ibinyoma byambaye ubusa. Ati ibyo bavuga ni ibinyoma ahubwo ni ubwoba bwo guhangana na M23 naho rwose iyo bazanye ibyo kurya turabahereza ndetse intwaro bakafata ndetse za bote bakabahereza. Ati Wazalendo bari mu bantu bari bafashwe neza nuko bari kwigira nabi muri rusange bitewe nuko urugamba rwabananiye muri aka gace ka Pinga. Ni mu nyumvire rwose abo bitega rwose auto defense rwose ukumva ngo felicitation Wazalendo, felicitation auto defense, none sinzi ngo baraza kuba bita Njiko Kayiko Guillaume niwe wakundaga kuba avuga ati felicitation, obitaga Moya ya rwose nawe avuga ati felicitation Wazalendo, ariko none sinzi ngaraza kuba ababwira ibiki mu gihe izi Wazalendo zivuza ati turarambiwe ibyo twakoze birahagije muri rusange. Turagaruka rero hirya yaho ni muri Rubero naho rwose ibintu ntago bibuze kuba byifashe neza nyuma yuko ahangaha rwose za Kirumba ndetse yo gashyiraho za Matembe ugashyiraho za Kikuvo ukafata n'ubundi buce bugiye butandukanye nka zakatwa naho rwose ubona ko FARDC yakamejeje yazanye imbunda ziremereye cyane zo kurasa kuri M23 ahangaha muri Kirumba. Ni mu gihe rwose bavuga ko iyi Kirumba iramutse ivuyemo gufata Kayina byaba byoroshye, kumanuka Kanyabayonga byaba byarangiye, atari yo mpamvu rukona imbaraga zidasanzwe zikomeje kugenda ziyongera muri iyi territoire ya Rubero. Tubabwira yuko M23 yari yamaze rwose kugera za Kamandi ariko ivuye bitewe nuko yari ibintu byayo iri kugenda yitegurira muri rusange. FARDC rero nayo ntago yigeze iyihereza dore ko yaje ikurikiye bagira ahangaha rwose navuga za Kikuvo ishyano rikaba ricika umurizo. Aha rero ngo biraza kuba biba ibindi ubwo FARDC iraba ikitangira gukora mu mbarutso dore ko noneho ngiraba iri kuminca ibifa urufaya rw'amasasu cyane ahangaha muri za Kikuvo aha M23 iherereye. Bakaba bavuga ko M23 bagiye kwihigisha uruhindu ariko tukareba kwihiga kwabo ni hafi ya ntako dore yuko rwose M23 mu bice byayo byose yamaze gusaniho installa ibintu byayo ahantu hose ikeka ko ashobora kuba hari imbaraga zidasanzwe naho yamaze kwashyira imbaraga zidasanzwe ndetse ziremereye cyane mu buryo bwo kurinda abaturage n'ibyabo muri rusange. Ese koko iyi Kikuvo iyi navuga Kirumba iyi rwose Matembe ndetse nangaha mu biri bice bigiye bitandukanye ese koko M23 iraza kuba ihakurwa n'iki gitutu cya FARDC cyangwa se n'ubundi irongera kubasubiza inyuma ibasubiza iyo baturutse? Ibi ngibi byose reka tubitege amaso ariko rwose ngo nuko abaturage bari hariya batangiye kubona icyo twakwita rwose ibimenyetso byo kuba urugamba rugiye gutangira bitewe ko ngo bari kwirwa bari kurasa bari kureba imbunda zabo nimba zizibutse. Iyo bari ku ruhande rwa M23 bari kuzizibura bya bindi kera tukira abana twitaga kubaza imbunda rwose hariya muze bakazinga imbunda bari kuzoza ku ruhande ku mpande zombi. Ubona ko rero ikiraza gukurikira kuzoza no kuza rwose kuzikoresha ibyo zakorewe muri rusange. Urumva ko rero hariya naho abaturage batangiye gukuramo akabo karenge bahungira ahanga za Kayina ndetse na za Kanyabayonga muri rusange bitewe n'iki bitewe nuko ngo urugamba bari kubona ko rugiye kuba rufata indi sura mu by'ukuri. Ngara tugezeho indi nkuru nawe waduteguriye kugira ngo tumanuke rwose twirukanka kuko tuba tuni muri update time nta gutinda mu by'ukuri. Nibyo rwose turagaruka hano i Bukombo aho ejo urugamba rwarinjyana muntu hagati ya M23 ndetse n'imitwe ifasha igisike cya FARDC ariyo iriya y'Abazalendo y'uwitwa Domi Ndaruhutse. Mu by'ukuri rero urugamba M23 kaba yaragiye gutera ibirindiro bya barabarwanyi cyangwa barabazalendo aho mu by'ukuri bari mu duce twegereye uyu muhanda uva Karengera Tongo kugenda Murimbi ugana Bwiza, aho abazalendo bakundaga kuza cyane ko uyu muhanda ari umwe mu wifashishwa cyane n'umutwe wa M23 mu rwego rwa gisirikare, ndetse uyu muhanda nanone ukaba wifashishwa n'abaturage bakomoka mu duce twinshi twa territoire ya Masisi bose kuko niyo nzira bayobotse aho guca Goma cyangwa se Sake, ahubwo basigaye barahinduye amayira bagakunda guca muri iriya nzira. Rero turaduce twari turimo umutekano muke cyane, aho abo barwanyi babazarendo bavaga nyine muri turaduce twa Zankangi za Gitwayovu za Shonyi za Rusekera, ubwo ro bakaza aho hafi ku muhanda cyangwa se nyine bari bitekeye aho ngaho za Bukombo, mu by'ukuri bafite gahunda yuko bashobora kuzaza nyine bakanazamuka bagafatura muhanda cyangwa se Murimbi mu rwego rwo kugira ngo bagaruke hano muri territoire ya Rucuru. Ubwo rero ejo ku munsi w'ejo nibwo
M23 yabazindukiye ibagabaho ibitero ariko mu kubashushubikana mu by'ukuri ibakubitira hariya nyine za Shonyi ibakubitira hariya hitwa za Kavumu. Hari abazarendo benshi biyorganije nyine babuze iyo bajya kuko bari basa nk'abahegeze hagati. Urabona uvuye nk'ahandi Murimbi nyine na Rusekera umanuka Shonyi kumva niba bari kurwanira Bukombo abo hagati babuze ahantu berekera ubwo barapasura baza mu bice bya za Kabizo bashaka kuza kugaba gushinga ingando cyangwa se gushinga ama defense aho bita mu Rusovu hakaba muri groupement ya Tongo. Gusa mu kwerekeza muri icyo cyerekezo ntago byabahiriye n'ubundi basanze M23 zabatangiriye ubwo barakebera basubira mu bice bya Zabambo. Mu by'ukuri nanone mu gitondo cy'uyu munsi bakaba babyutse bari gukubitwa inshuro bakaba babuze amava n'amaza nukuvuga ngo ari muri ibyo bice bavuyeyo ntibariyo nta bushobozi bafite bwo gusubirayo ndetse naho bari baje bazi ngo byibuze barahakaba babashe kwikusanya basanze rwose bidashoboka kubera ko M23 yari rimaso. Hano rero muri tuno duce igisike cya FRDC bikavugwa yuko cyasizemo imbaraga nyinshi cyahazanye bataliyani cyangwa se batayo y'abasirikare bakomeye batojwe bagera nko mu gihumbi na aba basirikare ngakabara abahibu cyangwa se abakomando bano barwana nijoro bareba nijoro bafite ibikoresho kabuhariwe bituma babasha kureba iyo ari nijoro ndetse hakaba harimo n'abandi bitwa ngo ba Tigre. Aba bose mu by'ukuri bakaba baravuze bati hano bino bice bya za Bukombo tugomba gukora ukuntu dushoboye kose tukabifata tukareba ukuntu twafata uriya muhanda nyine Murimbi tugaca hagati Bwiza ndetse na Murimbi tugafata iriya misozi cyane ko Murimbi ari ahantu harehare hanitegeye Rucuru burya yuri Murimbi hejuru uburi kureba Rucuru yose yemwe no kugeza nibunagana ndetse n'izi za Rumangabo ndetse na za Kiwanja ubona zose ziri hasi. Akaba ari byo rero bari bazi yuko bishobora kuzabafasha gufata kaya gace. Rero FRDC ikaba yagashizemo imbaraga nyinshi aho iyo batayo irimo amakompanyi atandukanye agiye atandukanye twabashe kumenya nkuko twabibwiwe n'abari muri zira operation bari hakurya cyangwa se bari hariya muri groupement ya Bukombo muri chefferie ya Bwito ni muri chefferie ya Bwito muri territoire ya Rucuru bakavuga ko ari ingabo nyine kabuhariwe arizo z'abahibu ikompanyi iyobowe n'uwitwa Capitaine Paul Kazadi hakabamo n'indi iyobowe n'uwitwa Patrick Mvembe iyo ngo ni rasa artillery hakabaho ni witwa Jean de Dieu hakabaho ni witwa Bernard Mambo abo akaba abasirikare ngo baba kapiteni bayoboye ama kompanyi atandukanye agize iriya bataliyani yaje gufasha barabazarendo bakora hara muri ka gace kugira ngo babashe kuba bakwikibikaho kara gace ka za Bukombo za Rusekera za Murimbi za Shonyi za Rwuya za Nkangi ndetse na za Bishusha ndetse na za Birambizo ndetse niyo hepfo za Gatsira kimwe nyine na Bukombo yose. Urumva rero ko niyo mpamvu rwa rugamba rwo ku munsi wejo ari urugamba rutari rworoshye ariko mu by'ukuri amakuru tuvana hariya nuko M23 yabyitwayemo neza kandi bano ubwo bashakaga nyine gukerebereza ngo bashe guhunga bahungira ino za Gishishi nyine na za Bambo bahasanze urundi rukuta rwa M23 mu by'ukuri mu gitondo cy'uyu munsi bakaba babyutse rwose babaminjagiramo amasasu n'ubundi babirukansa dore yuko n'ubundi nubwo abarwana barabazarendo usibye kuba nyine baba bahamenyereye ariko tekinike za gisirikare za M23 ni tekinike zihambaye ku buryo ki mu by'ukuri sinzi niba barabazarendo na kiyagisike cya FRDC kabone nubwo bavuze ngo ni special force kabone nubwo bavuze ngo nabahibu kabone nubwo bavuze ngo ni ba Tigre ndetse n'abandi benshi bakoze amakosa atandukanye mu rwego rwa gisirikare ariko mu by'ukuri ibyo byose byaje kuba imfabusa bisangwa igisike cya M23 nacyo mu by'ukuri kidafite amafunzo makeya ahubwo mu by'ukuri kibarenze tekinike yo mu rwego rwa gisirikare. Niyo mpamvu biri kuvugwa yuko gishobora kuba cyabahabuye abandi benshi bakaba baraparanganiye muri ya mibande iyo mibande ya za Gitwayovu iyo mibande yiyo hasi iyo za Nkange hose mu by'ukuri bakaba babuze ahantu bava ndetse naho bajya kuko ni isaha tuvugana biravugwa yuko mu by'ukuri kwa ngo bongere bikusanye basubire ikavumu aho barwaniraga ejo cyangwa iyo za Gatsira bidashobora kuba byaborohera kubera ko M23 iri kuboga runono impande zose. Iyindi nkuru nivugwa ibitonga naho ni muri territoire ya Masisi ku munsi wejo naho hiriwe imirwano ari imirwano aho baje n'ubundi gucokoza igisike cya M23 FDLR ndetse na Bazarendo ndetse n'igisike cya FRDC aho mu by'ukuri cyaje kwataka M23 ariko nanone mu by'ukuri
basanga M23 iri maso. Muzi neza yuko uyu munsi cyangwa se muri bino bihe M23 iri kurwana na kiriya gisirikare cya Kongo, ariko kiriya gisirikare cya Kongo gifatanije ni imitwe y'abazarendo ndetse na FDLR bakaba bariyemeje kujya bagaba ibitero bakabigabira icyarimwe mu rwego rwo gushakisha ukuntu batesha umutwe wa M23. Ariko mu by'ukuri uko bagenda babikora nkuko twari turi kuvuga ngeje ubukombo n'ahandi hose, basanga mu by'ukuri M23 yihagazeho ku buryo ki nejo abashije kubakubita inshuro ndetse hafata n'ibikoresho byinshi baza kwirukanka. Gusa ikindi baba bakora gusa no kugenda biba bahotera n'abantu, ndetse biravugwa yuko bagiye birukankana n'abaturage, ariko anariko bagenda babambura ni mitungo yabo cyangwa se uziritsa gahene nangwa ufasha gatama, mu by'ukuri bakagenda birukanka ariko banabibaka. Mu by'ukuri rero M23 hariya rwose bari kuvuga yuko yahacanye umucyo. Ni mu gihe na n'uyu munsi mu gitondo hari kuvuga imirwano ahantu mu gace bita za Kibabi, aho nanone bari abazarendo na zira FDLR zashaka gupasura ngo zize muri bya bice bya za Rubaya, zishaka ukuntu za kontora biriya bice, cyane ko muzi yuko amabuye y'agaciro. Ariko nanone n'ubundi nabwo ntago byaje kubahira, kuko n'ubundi basanze ingabo za M23 rwose akazi ka gisirikare ari akazi biteguye, ari akazi bigiye, ari akazi rwose bashyizeho umutima, ari akazi bitangiye, nanone babasha kubashwiragiza aho byageze kuri amanywa mu by'ukuri bakibirukankaho. Rero mu by'ukuri ugasanga bino gahunda iyo leta ndetse na FDLR ndetse n'iki gisirikare cy'abazarendo bafashe cyo kujya bagaba ibitero icyarimwe mu rwego rwo guhungabanya kariya gahenge kashyizweho mu rwego rwo gushaka gutesha umutwe M23. Mu by'ukuri kuri uru rugamba nangwa se ku kibuga cy'imirwano M23 iri kugenda ibyitwaramo neza muri izo mpande zose twari tumaze kuvuga, haba muri territoire nyine ya Masisi nkuko twari tubivuze, Kibabi ndetse na Bitonga ndetse na hano muri za Rucuru. Mu by'ukuri umutwe wa M23 ukaba uri kugaragaza imbaraga zidasanzwe. Yes, urumva ko rero ntabwo bimeze neza ahangaha muri territoire ya Masisi, ahangaha cyane muri za Bitonga mu gace bita Murambi ndetse na za Rukara na hariya za Buragiza. Ubona ko rwose ibintu bitameze neza nyuma y'uko izi wazarendo ziri kugeza zigerageza kuzamuka hariya za Murambi kwibayinka, ariko M23 igakomeza kugenda isa nkaho ibasubiza inyuma. Bitewe n'iki? Bitewe nuko hariya za Nyamatovu, abantu muzi za Nyamatovu na ahantu navuga ko ari ku mupaka ugabanyije, navuga Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ariko by'umwihariko amateritware abiri harimo teritware ya Masisi ndetse na teritware ya Karehe. Rero nkuko mubizi haramwa bira bice hakaba harimo M23 ari ikomeje kugenda iyobora hariya, ariko za Karungu, za Bitonga ndetse n'ahanga za Buragiza hakaba hakomeje kugenda hagaragara FRDC ndetse n'izi wazarendo. Ariko mu misozi ya hejuru ubwo ndavuga za Rukara ndetse na za Murambi yewe na za Nyamatovu aho M23 ari ikomeje kugenda ihayoboye, by'umwihariko muri uyu musozi wa muremure, aho ubona ko rwose bagenda bahayobora neza cyane, ndetse n'abaturage bari aho ngaho ugasanga nta kibazo bafite. Ariko rimwe na rimwe ugasanga izi wazarendo ziri kuza rwose zigaca ruhinga zikaza kubambura nijoro zikabatwarira amatungo yabo, aho rero M23 ikomeje kugenda ihangana nabo mu by'ukuri umunsi ku munsi. Reka mvanga rero manuke ahanga rwose za Bweremana. Inkuru nziza nuko abaturage ahanga muri Bweremana batangiye kuba bagaruka nyuma yuko bari barahungiye hariya muri Minova. Ubwo nimvuga Minova harimo za Kabuye, harimo za Budondo, harimo za nibice bigiye bitandukanye. Ubwo ndavuga hariya za Gasunyu, ukajya za Cade, za Cadoto, ukajya hejuru za ubwo ndavuga aho bita za Mucibwe. Ibyo bice byose ubona ko bari barahunze baragiye ngiyo, ariko ubu ngo bakaba bari gutangira kugaruka nyuma yuko imirwano yahanganishaga FRDC ndetse na M23 isa nkaho icwekereye. Abaturage rero bakaba batangiye kwibaza tese ubwo Bweremana hatangiye kugerayo abaturage, byashoboka yuko uyu muhanda ushobora kuba wafungurwa. Uyuwo biracyari ikibazo cy'ingorabahizi, kuko nubwo Bweremana hari abaturage, ariko ahangaha ndavuga za Shasha, ndavuga za Bukobati, ndavuga za Kiroci, nta baturage bari batangira kugerayo, dore ko hakiri rwose ishyamba cyangwa se amatongo, abaturage bo bahavuye kera. M23 rero ikaba yishimiye iki kintu cyo kuba abaturage bari kugaruka ahangaha muri Bweremana, nubwo mu nkengero yayo hariho FRDC. Ushobora kwibaza tese nubwo bagarutse hariho bandi. Mu by'ukuri nta kubeshyanya, tujye tureka kubeshyanya, nuko rimwe na rimwe nabonye umuntu ajya avugisha ukuri ugasanga abantu bari kumutera amabuye. Bweremana irimo FRDC, M23 ikaba hejuru aho bita Kiruku. Ariko nanone kuba FRDC iri ahangaha Bweremana muri aka gasantere ka Bweremana
ntabwo birabahereza ubushobozi bwo kuba bafungura uyu muhanda Bweremana Sake, kuko urebye ahangaha ubwo ndavuga muri umusozi wa Ndumba, ahangaha ijuru azashasha uzamuka Karuba n'ubundi M23 iracyahari. Urumva ko rero umuhanda uracyafunze, nubwo Bweremana centre harimo FRDC ndetse na Wazalendo, ariko umuhanda uracyafunze. Hari abantu benshi bibazaga yuko M23 ari irahanga Bweremana, bakunzi ba Eugene Official ntibakajye babayobya. Bweremana irimo FRDC ndetse na Wazalendo, M23 ikaba hejuru aho bita Kiruku, niho rwose yicaye, ndetse na hariya umusozi wa Ndumba, ndetse naho hejuru ya Zashasha na za Bukubati. Nyuma y'uko abaturage batangiye kuza, M23 n'ubundi akaba ari ibintu yishimiye, ariko akavuga ati ese n'ubundi kuba muje hakiri Wazalendo ati ntacyo bitwaye rwose, ariko hakujya mube mu buhunzi mwaba muri aho ngaho, igihe tuzamanuka tugiye gukora gahunda zacu ndakeka bizagenda neza cyane. Urumva ko rero Minova wasangaga bafite ubwoba bwinshi nyuma y'uko abaturage bari abangaza Bukubati ndetse na za Bweremana bari barahungiye muri Minova. Ubu ngubu rero ugasanga inkambi zaha muri Minova zitangiye kugabanyuka kubera abaturage bangaza Kabase ndetse n'ahangaha za Bweremana batangiye kuba basubira mu byabo, nyuma y'uko rwose imirwano yo ikomeje kugenda navuga isa nk'ayigirute, isa nk'ayicwekera muri rusange. Ngango ukora muri Minova, usibye ibi ngibi muri Minova ubu ngubu haratuje, nta kibazo rwose. Drone zanjye ziriyo rwose, ubu ngubu ndi kuvugana nazo ziri online, zirahari rwose, zikumbira ibijya mbere. Urabona ko usibye ngo Abazalendo bakomeje kugenda bongerwa ahanga baturutse za Gasunyu, n'abasirikare ba FRDC bakomeje kugenda bongerwa muri iyi Minova bakuwe ahangaha za Bukavu. Nta kindi rwose kiri kugenda kivugwa ahangaha muri iyi centre ya Minova. Imirwano ntayo, ubona ko rwose usibye urugomo rwa Wazalendo ndetse n'izi FRDC nta kindi kidasanzwe navuga kiri kubera ahangaha muri rusange. Reka tugaruke ahangaha muri Sake. Muri Sake naho rwose FRDC nyuma y'uko rwose muri minsi yashize bagize gutya bakaba bagenda bakabiga bitero kuri M23, higanjemo abasadeke ndetse n'abamercenaires na MONUSCO. Hakaba haragoye abamercenaires batari bakeya, ndetse abasadeke bagira muri bane bakaba baraburiwe irengero. Bamwe akavuga ati bararashwe, abandi ati birashoboka ko bafashwe matekwa. FRDC noneho urugamba simusiga igiye kurugaba igira ngo irebe yuko koko iyi mirambo bayibona cyangwa se baba barafashwe mateko batekwa bamenye ngo niki kijya mbere. Ubu ngubu ngo urugamba rukaba rwateguwe n'amahibu ari special force. Amahibu rwose ntibize kubatangaza muri rijoro, babashije kuba bakwambara navuga ya marineti yabo, ubundi bakogoga kira kirere M23 irimo. Nubwo M23 nayo amakuru yamaze kuba yayashikira yuko bashobora kuba bagabwa ibitero mu gihe bagiye kureba bari gushakisha abasadeke hasi no hejuru kugira ngo bababone cyangwa se bababure, bamenye raporo bashobora kuba batanga muri rusange. Igisake rero ikomeje kugenda iberamo isibaniro ry'imirwano, ni nako abaturage bakomeje kugenda barira rwose bavuga ati nyaboneka FRDC ibintu mwakoze mwarakadukoze, kuko rwose amazu yacu arashize mugenda muyabomora andi muyacana, bitewe nuko rwose ngo mutakijya gutashya, ahubwo musige mucana amazu y'abaturage. Ndetse Abazalendo bongo rwose basigaye bagurisha inkwi, babaye abacuruzi b'inkwi, bakagenda bakabomora amazu y'abaturage bakaza kugurisha inkwi ahangaha za Mugunga ndetse n'ahangaha mu nkambi zigiye zitandukanye. Abaturage rero baturutse hariya Sake bagakomeza kugenda baririra navuga abayobozi ba Kinshasa bavuga ati nyaboneka ibintu abasirikare banyu bari gukora murabe muri kubireba ejo cyangwa ejo bundi igihe intambara yaramukishize muzamenye uburyo muzabyitwaramo mutwubakira amazu, kuko abakozi banyu aribo bayasenye muri rusange. Ahangaha rero muri Sake umwuka ntabwo ukomeje kugenda uba mwiza, bitewe nuko insecurity rwose y'abasirikare ba Wazalendo ikomeje kugenda yongera, dore ko n'abamotare ndetse n'imodoka ziri kuva ahangaha z'amasisi ndetse na za Kirorerwa zizanye ibirayi, izindi zizanye imishawa n'ibishyimbo n'ibiki ziri kugera ahangaha ngo bakabasaba amafaranga y'umurengera, kandi mu by'ukuri ari zo nzira zonyine zo kuba zagemurira uyu mujyi wa Goma ibyo kurya. Abashoferi rero bakavuga yuko rwose ngo amafaranga bari gusabwa na FRDC ari menshi cyane, dore ko imodoka iri gusabwa imwe amadolari agera muri 400 kugira ngo babashe kuba batambutsa ibyo bakuye
ahangaha mu bice M23 iyoboye. Abamotari bo umumotari umwe akaba rwose ari gutanga amafaranga agera mu 2,000 by'amakongomani, ubwo ni cyo bita 2000 francs cyangwa se 200 y'amakongomani. Uwahetse akaba yatanga inoti y'igihumbi kugira ngo babashe kuba batambuka kuri aya mabariyeri. Abaturage nabo bakaba bakomeje kugenda babyivovotera bavuga ati kuva Masisi ntabwo rwose kuza muri Goma uba wambutse igihugu ngo babanze bagutesha umutwe, dore ko hose ari igihugu nubwo hayobowe n'impande zitandukanye. Cyane cyane ko abashoferi nabo bakaba bavuze yuko nibura komite yabishobora guhaguruka ikiga kuri iki kibazo, dore kuko ntacyo bari kubona, yaba ari abashoferi yaba ari n'abacuruzi bari kuzana ibiribwa bakaba bakomeje kugenda bahomba bitewe ngo nibyo FRDC bari kubasaba hariya muri bambiro by'indenga kamere muri rusange. Sinzira ngo niki navuga gavana wa Kivu Amajyaruguru, ubwo ndavuga Peter Chirimwami Nkuba ikiraza gukora kugira ngo ibintu bibe byagabanuka, dore ko bikomeje kugenda bifata indi ntera. Reka rero twongere tugaruke ahangaha muri za Masisi. Muri za Masisi ibintu byamaze kuba ibindi, ariko muze wakazi ngo rwose aho bita Kayikwamba ngo ubu ngubu ari mu Burusiya. Kayikwamba yagiye mu Burusiya gushaka y'umusahada, ariko n'ubundi barayimuhaye da, nose bari abacancuro n'ubundi ko bashyigikiwe ni gihugu cy'Uburusiya. Ariko bakubwira ko ari abacancuro ngo bari abantu babafungwa bagiye rwose bakabafungura ngo ari ibintu by'ibyihebe biravuga. Abari ibyihebe ubwo bakaza Kongo igatanga amafaranga izinga babahaye abasirikare. Kayikwamba rwose yagiye mu Burusiya by'ibyihebe babahaye ngo bize muri Kongo kuba birya abakongomani ko nta gisirikare cyabo buri. Ariko ro nyine Uburusiya nyine ntabwo wakwirengagiza ko bukeneye kubafasha nyine, kandi ko bwabahaye musahada yaba ibikoresho ndetse n'amafaranga. Gusa nyine nuko ntacyo byamaze, bamaze umwaka nyine barwana nangwa ibiri aho banaziye bari abacancuro, ariko kugeza kuri iyi saha nta kintu na kimwe bari bakora, nta na gito. Umuntu yakomereza kuri iyo nkuru ya Kayikwamba yuko Madamu Therese Kayikwamba ari mu Burusiya, aho yahuye ku munsi w'ejo na mugenzi w'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov, aho yagiye rwose muri iyo nama ashimira ndetse ko igihugu cye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'Uburusiya mu by'ukuri ko biri gufatanya 100% mu mishinga myinshi itandukanye, ndetse akanavuga yuko harimo n'uwo mu burasirazuba bwa Kongo ujyanye n'umutekano, ariko gufasha kino gisika cya FRDC ndetse n'aba ba FDL ndetse n'izi Wazalendo ziri kugwanya umutwe wa M23. Rero uyu Madamu Kayikwamba akaba yarashimagije rwose Uburusiya ko bufite uruhare rugaragara muri intambara, na ndetse asaba uyu ministre mugenzi we Lavrov ko mu mwaka utaha yazaza gusura igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi anavuga yuko uyu mwaka utaha wa 2025 uzaba umwaka udasanzwe. Ukibaza rero uyu mwaka uzaba umwaka udasanzwe mu zenzira Uburusiya bwabugiye gushyiramo izindi mbaraga z'umurengera zirenze izo ziri gushyiramo uyu munsi, cyangwa aba birebera hafi rero bakavuga ati nubwo Uburusiya bwashyiramo imbaraga zinganute, naho bwakoresha ibinganute, naho bwahereza Tshisekedi intwaro zinganute, naho bwamuha amafaranga anganiki, naho bwamucura ibitwaro bingana gute, mu by'ukuri basanga uruhare rw'Uburusiya nubwo Kayikwamba yavuze yuko ngo ruzaba umwaka utaha bizaba ari ibintu bidasanzwe by'umwaka utaha 2025, ariko basanga mu by'ukuri ibyo bazakora byose badashobora na rimwe kwivana imbere y'umutwe wa M23. Ni mugihe rero ingabo nyine za FARDC zirangije amasomo akomeye ahambaye mu ntara y'Ituri, ingabo zigera muri 400 zimaze kwiga amakosi cyangwa se amahugurwa cyangwa se amasomo ya komando. Izi ngabo ngakaba ari ingabo zidasanzwe. Ibyo rero bikaba bijyanye no gukomeza kwitegura urugamba. Izi ngabo zikaba zigiye kuzanwa ku rubuga rw'imirwano, bakaba batekereza ko hari byinshi zizakora akazi gakomeye cyane, kuko ngo zahawe amasomo ahambaye. Zikaba zari zimaze iminsi zitozwa n'izi ngabo za MONUSCO, aho zagiye zibaha amasomo atandukanye. Izi ngabo rero zigera kuri 400 ngo zize ibintu bikomeye cyane mu gisirikare, ngo ku buryo ki ku rubuga rw'imirwano ngo zigiye gukora agashya. Ariko nanone nubwo izi ngabo zigiye kuza hariya mu mirwano muri Uburasirazuba bwa Kongo zikaba zirangije amasomo, biravugwa yuko ku rundi ruhande na M23 iticaye, kubera ko hamaze imisi havugwa abaturage batubwiye baturuka muri karagace kaza Rumangabo ahantu bita Ruginga ko babonye muvuma y'ingabo zidasanzwe n'ubundi za M23 zavaga iruginga zijya ahantu bita Kabaya, hano akaba ari muri groupement ya Rumangabo. Mu by'ukuri rero
imyiteguro kuri buri ruhande, haba ku ruhande rwa FRDC haba ndetse no ku ruhande rwa M23, ukaba usanga mu by'ukuri bizaba ari ibintu bitoroshye, kuko M23 irakomeza gushyira imbaraga mu kwikusanya ndetse no kwisuganya, aho uduce twose irimo ishaka shyiramo imbaraga nyinshi cyane, irinda bino bitero by'abazarendo, anariko irinda zino ngabo za FARDC, anariko inarinda zino ngabo zaje gutanga musahada, zino zaje mu butumwa bwa SAMIS DRC. Mu by'ukuri rero uru rugamba nta muntu uzi ko ruzamera gute, ariko ikigaragara cyo nuko haba ku ruhande rwa FARDC rwose ntabwo yicaye, iri gushyiramo imbaraga nyinshi, ariko na M23 urubona ko rwose nayo iticaye, kuko ngizi ngabo zagaragaye muri kano gace ka Rumangabo ngabantu babashe kuzibona, babashe gusanga ari ingabo zitari nkeya, kandi babona ari n'ingabo zishobora kuba ari ingabo zidasanzwe, za zindi ngo bajya bita niba ari za makaske, abandi bakunda kuzita ngo ni za dushoka. Rero mu by'ukuri ngizi ngabo zishobora kuba ziri gutegura urugamba cyangwa se ibitero ku rwego rw'ibanga rikomeye, ngo ku buryo mu by'ukuri kugira ngo noneho niziramuka zibyukije umugara, izi ntare za Sarambwe zikaramuka zigiye gukora akazi ukuntu abazibonye babivuze, bivugwa yuko rwose ibyo zizakora FRDC bari abaseke ba Sadeke bano bazarendo bazabifatisha amaboko abiri, kuko ni ibintu bitoroshye cyane. Ababashije kubona imyiteguro n'uburyo ki bari kugenda muri turiya duce twa za Rumangabo, aho za Ruginga na za Kabaya, mu by'ukuri batubwiye neza yuko izi ngabo za M23 mu by'ukuri zishobora kuba zifite gahunda idasanzwe, kandi iyi gahunda idasanzwe nta yindi usibye kuba zarwanya kiriya gisike cya FRDC no kugica intege, ndetse n'abazarendo ndetse na buriya butumwa bwa SAMIS DRC. Ni mu gihe rero n'ingabo za Red Tabara ziriya zo mu Burundi ziranye shyamba zirwanya leta y'u Burundi, ejo muri Sud Kivu ziriwe zibaga nta kinya, ziriwe zikubita zitababarira ingabo za FDNB cyangwa se z'igisirikare cy'u Burundi. Iyo mirwano rero ikaba yarabereye muri Sud Kivu, aho izo ngabo basanze ahantu bitwa Kibandangoma, Kirumbi na Kabanda Rwami, aho ngaho niho zino ngabo z'i Burundi za FDNB zagiye gutera zishaka gutsinsura izi nyeshyamba za Red Tabara. Ubwo rero basanga izi ngabo za Red Tabara nazo ziri maso, zirazikubita ngo zibasha kuzisubiza inyuma, basubiza aho baturutse, ndetse izindi nyinshi ngabo z'i Burundi ngo zibasha guparangana kugezana n'aya masaha, zimwe ntago zizi iyo ziva niyo zijya. Izi ngabo za Red Tabara rero zikavuga yuko zabashije kwivugana abasikare bagera kuri 20 b'igisirikare cy'u Burundi. Urukumva rero mu by'ukuri hariya muri Sud Kivu ntago byoroshye cyane, ntago byoroshye na gato. Abasikare b'u Burundi bamwe baba muri Sud Kivu, aho nyine baje kurwana n'izi nyeshyamba mu butumwa ngo bwiswe task force, ndetse n'izi zaje kwihambira kuri M23. None rero mu by'ukuri biragaragara ko izi ngabo z'u Burundi nazo zifite ibibazo byinshi, zirajya ku ruhande rumwe zigakubitwa na Red Tabara, zagaruka ku rundi ruhande zigakubitwa na M23. Mu by'ukuri zikaba zabuze iyo ziva, zikaba zabuze iyo zijya, zikaba ziri guparangana. Aba bagabo rero bo mu mutwe wa Red Tabara bakaba bavuze yuko nta na rimwe bazigera bacogora izi ngabo z'u Burundi mu gihe zizaza kubataka, n'ubundi ko bazakomeza kugenda bazikubita inshuro. Mu by'ukuri rero iki gisirikare cy'u Burundi ngo kirimo kugaragara gucika intege cyane kubera izi ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo, aho usanga kenshi na kenshi mu by'ukuri ko ku ruhande rwa M23 usanga ntacyo bisa nkaho barwanira, bajya hariya muri Sud Kivu bari kukarwana nabo bene wabo. Mu by'ukuri akaba harimo gucika intege bw'igisirikare cy'u Burundi. Rero izi ngabo za Red Tabara zikaba zanasohoye n'itangazo ribihamya ko rwose zabashije gukubita inshuro ingabo z'igisirikare cy'u Burundi aricyo FDNB. Ubu ngubu mu by'ukuri ngo kikaba inyinshi muri zo zaparanganye. Yes, kangaruke muri Masisi rero, aho imirwano ikomeje kugenda ica ibintu ahanga rwose muri territoire ya Masisi, by'umwihariko ahangaha muri sheferi ya Bashari. Ni nyuma yuko obita Colonel Ndayisaba uzwi kuzina rya mukozi w'Imana, ubu ngubu idasubirwaho M23 ikaba yamaze kumwivugana. Ni nyuma yuko rwose guhera mu gitondo ahangaha muri Tambi ngo ariho urugamba rwari ruhinanye, nyuma yuko uyu mugabo bita mukozi w'Imana, ubise mukozi w'Imana, ariko ngo akaba yari Colonel autoproclamé Ndayisaba, aho yamaze rwose kuba yaraswa na M23.
akaba yarasiwe mu musozi bita Komesha ubwo bazamukaga bagira ngo binjire hariya rwose za Kivete, bazamuka hariya rwose kugira ngo bamanuka bazamuke muri iyi misozi y'ahangaha navuga za Monastere, baturutse ahangaha rwose muri ibi bibaya bya Zatambi. Ni imirwano rero yatangiye kuva mu gitondo. Abazi neza uyu mukozi w'Imana akaba yarabaye hariya za Kowete, aba hariya rwose abita za muri ibi bice navuga za Rungoma, hariya rwose navuga za Butare. Ubona ko niwe wari usa nkaho ahayoboye igihe M23 yabaga itarahigarurira. Nyuma y'uko rero M23 yaje kuhigarurira, uyu mugabo rwose yaje kumanuka za Kowete arogoga rwose arenga za Kimoka, ariko ubwo ntabwo ndavuga Kimoka ya hano Sake kuko hari ahantu tuvuga buri abuce buri na ahantu twatwara kuri turahazi neza. Hari igihe umuntu avuga agace bakagira ngo ni Kimoka ya Sake, reka ntabwo ari Kimoka ya Sake, ni Kimoka ya hanga rwose uvuye hano muri Kowete mu Gikuyu mw'ibikuyu navuga byo kwa Sadro, wambuka ara hakurya kwa Dunia hari agasisiro bita Kimoka. Ubona ko rero ariho bari bashaka kugira ngo bazamukane, ariko M23 n'ubundi ikomeza kugenda ibahenengeza muri izi nsina zahangaha, dore ko yaharasiye abatari bakeya muri uyu musozi wa Komesha. Mumenye yuko mbere yuko M23 yinjira hano muri Tambi n'ubundi yari yamaze kwasenya ibirindiro by'umugabo Colonel Ndayisaba uzwi ku izina rya mukozi w'Imana, barangije bazamuka bambuka hakurya rwose za Rusuri, ubwo ndavuga mwabira bice bya za Gahanga ndetse na za Butenderi, ariyo bagiye bahungira mu by'ukuri bigatuma M23 ikomeza kugenda ihakontora neza. Mu gihe rero bamwe babaga hakurya Rushoga, abandi bakaba hakuno, bongera rwose kwikora mu mitana bashaka kwibwira abatanazi, nubwo bitaje kwakundira, dore ko uyu mugabo rwose ariwe waje kuba yahagwa ufite iranka rinini, dore ko waje kugwamo n'abandi bagera muri 17 babashije kuba bahasiga ubuzima. Ni mu mirwano rero M23 ikomeje kugenda ikubita izi Wazalendo, dore ko uyu musozi rwose wakomesha ariho hari inzira ikomeje ikazamuka ikagira na za Kirumbu, rwose hari inzira nyabagendwa rwose urakomeza ukagira za Kirumbu, ariko naho hirya yaho zagahira aho bita Bigogwe naho M23 irahari rwose bafite ibirindiro. Ni ikikwereka ko rero mwabira bice M23 rwose hose iraharyamye, nta hantu rwose wabasha kuba wayicikira mwabira bice. Aho wabasha kwicikira kereka rwose wambutse za Gahanga ukajya za ukamanuka ukajya za Hembe, ukajya za Miyanja, ukajya za Rubizo, ukajya za Bukombo, aha rwose ubushobora kuba wabona aho kwihisha, ariko hakuno ya Rushoga nta wabasha kuba wahengeka umusaya ngurihisha M23. Ni mu mirwano rero kugeza amaginga isa nkaho yamaze gucogara, dore ko nyuma yuko barashe uyu Colonel Ndayisaba uzwi ku izina rya mukozi w'Imana Pasteur, nyuma yuko yarashwe Abazalendo bahise bacika intege ndetse baba nk'imboga zikubiswe rwose n'ikibatsi cy'umwuka w'umuriro, rwose barongera barogoga basubira hakurya, barongera bajya kwitarira ibitoke, dore ko rwose ibyo kurwana nabyo ntubibabaze, ntabwo ari ibyabo, burya ibintu bigira ba nyirabyo. Ni nyuma yuko iyo baramuka rwose ibintu bibahiriye bakaramuka bazamutse ahangaha za Kivete, bakazamuka muri iki gihugu navuga hariya navuga bagafata hano ku ruzini, kuko haba n'uruzini rw'ikawa nubwo ubu ngubu rutagikora, ubwo ndavuga rwose bakazamuka muri iki gikuyu cyo bita Dunia Bakarani, bakava bazamuka ahangaha rwose kwa Sadro. Byari kuba bibi ku ruhande rwa M23, dore ko bamwe bari kwerekera ahangaha navuga za Monastere, ubwo ndavuga Butare, abandi bakaba babasha kuba bazamuka ahangaha rwose muri imisozi miremire navuga ya za Kibarizo, ariko dore ko muri imisozi n'ubundi yaba Kibarizo yaba ahangaha navuga za Monastere, ubwo ndavuga Butare, yaba ari hakurya uvuye ahangaha mu Badage n'ahangaha mu Gasiza uzamuka ahangaha rwose kwa Badacoka, ubwo ndavuga za Gatovu. Ubona ko rwose M23 iyo misozi yose igiye iyibamo ku buryo ntaho babasha kuba wabacikira, ariko bakakubwira ko iyo babasha kuba bazamuka bakagera ha Monastere byari kuba bibi kuri M23, dore ko rwose byari gufata indi sura kugira ngo babasubize inyuma, bikaba byabasha kugorana. Ariko ibi ngibi rero M23 ikaba yabyirinze rwose, dore ko yabashije kuba yabiburizamo, ikabasha kuba yabasubiza inyuma ntaho baragera muri rusange. Bakakubwira ko rero ikintu gikomeje kugenda gikoma M23 mu nkokora nuko abaturage bamurira bose abenshi bamaze nibura 75% bose ari Abazalendo. Bakakubwira ko rero guhangana nabo kandi bamwe ari abaturage, bimwe usanga bimwe bibakoma mu nkokora, kandi ugasanga rimwe na rimwe rwose usanga bagenda bizerereza aha mu centre, ariko bamufata akakubwira ko ari umuturage, nyamara bamurekura ugasanga ahise ajya kuzana intwaro. M23 nayo rero ikaba iri gushaka
izindi ngamba nshya zo kugira ngo ihangane n'abaturage bigize abazarendo. Navuga bamaze kuba ibiro 200 usanga bambaye umwenda w'abaturage, ejo ugasanga bambaye uw'abazarendo, bigatuma rero M23 idakora ibintu byayo neza nkuko ibasha kuba yabitegura. Reka nsimbukira muri Gahanga aza Rusuri, nyuma yuko abasirikare ba wazarendo bagera muri 34 bapfuye rwose. Ubu ngubu noneho icyakurikiyeho agasisiro kose kandi muri Rusuri abatafunzwe rwose nibo bakeya, dore ko gereza yangaha muri Rusuri rwose y'abazarendo noneho ubu ngubu bamaze gufunga abaturage bagera muri 75 bavuga ko rwose ngo nabo bashobora kuba baragize uruhari mu kuba abasirikare bapfa. Nyamara ngo wakoze ibintu rwo wese yamaze kunyanyagira, amaze kugenda, yamaze kuba yagira muri eneo za M23. Inzu ye bakaba bamaze kwitwika, imirima ye rwose ngo insina ziwe ibiki byose bakaba bamaze kuba babifatira rwose. Sinzi niba zongera kuba yakandagira muri aka gace igihe M23 izaba itaragerayo. Uyu mugabo rero amakuru dukesha drone zacu akaba yamaze guhungira Rubaya rwose yaraza Mateusi ngo niho yicaye. Amakuru rwose mba nacukumbuye avuga yuko yamaze gukura y'abana be ndetse nabo n'umugore we, ariko ngo bene nyina babyara be baramube abafite isano n'uyu mugabo kwa nyirabukwe, kwa abantu bose bafite isano n'uyu mugabo wakoze ibi bintu ngo waroze aba basirikare, bakaba bamaze gutabwa mu mvuto. Ngo umuryango wose abagera muri 75 bamaze kubafata, ndetse bamwe bakaba batangiye kugurisha imirima, abandi batangiye kugurisha ibyo bafite bitewe nuko izi wazarendo ngo rwose nyuma yuko bapfuye abangaba rwose nabo bashobora gusigara ari imbokoboko, nta kintu basigaranye, nyuma yuko rwose ubona yuko batangiye rwose kwihimura kuri abaturage, nyuma yuko ngo abaturage bakoze ibintu bidasanzwe nyuma yuko bari baroze abasirikare. Ubwo FARDC nayo kabiri gukora ibintu byo kwihimura abazarendo, bakaba bari gukora ibintu byo kwihimura kuri abaturage nyuma yuko rwose bari kubafunga. Ubu ngubu rwose ngindaki cyo bita indake ntago bafungiye muri kasho, bafungiye mu ndake rwose ngo hari icyo bashaka kunagamo nk'abantu 500 ngo babanazemo bamenamwe amazi, bari kwirwa ari kwiviringita muri ibyo byondo ngo rwose ingoyi n'ingoyi. Umuntu rwose ari kujya sinyana n'ibyo adafite bitewe n'uburyo bari gukora ibintu biremereye hano muri Masisi. Hano Masisi rero ibintu byamaze kuzamba, ubona ko wazarendo nabo navuganye n'umuntu rwose uri hariya ntashatse kuvuga izina rye, uhari rwose ari haraza Burindi. Abantu muzi Burindi n'abantu muzi hano aho bita Rusuri ntago muzi ko haregeranye rwose. Umuntu rero kuma makuru akaba yicaye za Burindi ari urukumbwira idonido ry'ibiri kugenda bibera hariya, avuga ati abaturage rwose bakomeje kugenda barenganira hariya, mu byukuri bakomeje guhura n'uruva gusenya. Ati rero M23 ati sina makosa nimba rwose buri ibintu ujye uvuga nimba bigera no muri M23 bakabyumva. Ati kuba bava harazamuheto bakazamuka anga zabusihe bakinjira ahangaha rwose navuga za Rusuri ndetse n'ahanze nga za Burindi, yewe bakinaga harazabusakirwa. Ubwo ndavuga mwabira bice byose wazarendo barimo. Ati ntago byabananira ku buryo abaturage bahumeka kabiri, dore ko ubu ngubu abaturage bamaze kuba abacakara b'abazarendo, abandi bakagenda bahohoterwa ku rwego rukomeye. Ati rero episode igezweho ubu ngubu nuko abaturage bari gukubitwa izakabwana, bari gukubitwa abandi rwose bakaboha rwose. Ati ngubu ingo iri guca ibintu, ati nyaboneka mubatabarize kuko ubu ngubu barageraniwe muri rusange. Ni mu gihe abaturage bari kureba ibi ngibi biri kuba, nabo batangiye kuba bahunga rwihishwa baza ahangaha navuga muri Gasheberi, dore ko Gasheberi nibura bakubwira ngo ibi birarutanwa aho kuba Gahanga waza kuba ahangaha muri Gasheberi, dore ko Gasheberi naho ngo bakomeje kugenda haba navuga inkambi nini cyane bitewe nuko abaturage bari muri bice bya wazarendo cyane cyane ahangaha bita kuri village cyangwa se mu cyaro bakomeje kugenda bahohoterwa, bakavayo rero bakaza kwibanda muri aya masantre, bakakubwira ati burya imipira mu santre ntago ari yo mu cyaro, nyaboneka reka dukize amagara yacu aho gupfa none twapfejo. Tureka twinage ahangaha muri Masisi turi no gusoza kuko mbona rwose iminota dusigaranye ari mikeya. Reka nsoreza ahangaha muri Masisi ku zone aho nyuma yuko ibiryo FARDC bitari kubageraho batangiye kwambura abaturage ku manywa y'ihangu rwose. Wahura nawe ufite telefone akayijyana, wahura nawe ufite amafaranga akagusaka izuba riri kuvaga kubya ati ibyo ufite byose rwose shyira hariya, n'ubundi na leta ntabwo iri kuduhemba. Ati natwe turebe uburyo twakwigenza. Bakaba banavuze yuko rwose ngo batazabikora nijoro ahubwo bazajya babikora ku manywa
kugira ngo abayobozi rwose b'ikinshasa nabo bamenye akababaro bafite niba tabahemba ngo bazajya bahembwa n'abaturage. Imagine nawe yumvire ibintu noneho iby'iki gihugu cya Kongo byamaze kudogera muri rusange. Muze wakazi hari inkuru abusigaranye ngo dusoze. Ni inkuru ntoya rwose ijyanye n'uwo mutekano muke n'ubundi muri territoire ya Nyiragongo ahavugwa urupfu rw'umugabo ejo muri groupe ya Munigi muri territoire ya Nyiragongo. Mu by'ukuri bivugwa yuko ashobora kuba yarishwe n'abazarendo akaba ari akababaro cyangwa se ari akaga n'ubundi kasanzwe kugarije abatuye mu mugi wa Goma. Ndetse indi nkuru itugeraho nuko iri kuvugwa cyane ndetse muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nuko President Felix Antoine Tshisekedi ashobora kuba yatumye itsinda ry'abadepite bahagarariwe n'uwitwa Lambert Mende Omalanga ngo ajye i Kinshasa kureba ukuntu yabasabira ukuntu bazabahuza n'umutwe wa M23. Ibi bikaba bibaye nyuma haviriyeyo cyane yuko ngo yasabye President Museveni ko yazabahuza mu buryo bw'ibanga. Ibi nanone biravugwa ibi nanone muri inkuru haravugwa undi mugabo witwa Fatuma Fortina Bizelere ku cyumweru wagaragaye Goma, naho ngo nawe akaba yatumwe kuza i Kigali kubonana na leta y'u Rwanda, akaba yazanywe na misiyo yo gusaba imbabazi President Paul Kagame ngo kubera ko yagiye amusebya cyane. Rero niba bizashoboka niba bizagenda gute nta ubizi, ariko mu by'ukuri President Tshisekedi manza amaze gukubitwa hasigaye ageze aho gushaka gusaba imbabazi ndetse no kuganira rwihishwa n'umutwe wa M23. Reka bashimire mwese mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma muri inshuti za Kadasohoka. Wowe utarakora subscribe nicyo gihe rwose ngo ubikore, like ndetse na share birakenewe. Yari Kapiteni Sina Makosa kuri mikoro ya mbere ndetse na wakazi. Asante sana. Kambi furize igicamunsi cyiza. Ciao.